Yesu ashimwe mwene data, n'ubundi turacyaganira ku ijambo ry'Imana. Nakunze cyane igitabo cy'Itangiriro, uburyo Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, ibona ko isi ikwiriye kuremwa, irema isi, iyiha ubwiza, iyiha agaciro kenshi kandi ishyiramo n'ibintu by'uburyo bwinshi, ku buryo buri muntu wese ku ruhande rwe ari ntacyo yayiburiramo. Muri ubwo buryo rero turi kuganira ku ijambo ry'Imana, ariho nagiye mvuga kenshi uburyo Imana yaremye Adamu, ibona ko adakwiriye kuba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye ari we Eva. Ibona ko n'abana na Eva bazakenera kurya no kunywa, ibaremera n'ibizabatunga. Ishyiramo amazi, imirima, amatungo, ndetse babyita n'amazina, ibereka ibyo bariye n'ibyo badakwiriye kurya, kuko hari n'ibyo bariye bibateza akaga. Nawe rero hari ibyo utegetswe kurya, n'ibyo utegetswe kunywa, hari n'ibyo utemerewe. Niyo mpamvu rero ibyo wemerewe ari byo wubahiriza ku ruhande rwawe, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, Imana itazakugaya cyangwa se ikaguca mu ngobyi. Mu ngobyi niho dusanga byose. Mu ngobyi ya Edeni harimo ibintu byinshi cyane by'agaciro. Umuntu uri muri Edeni aba abayeho neza, aba afite amahoro, aba afite ubutunzi, aba afite umugisha mwinshi cyane. Ariko iyo uvuye mu ngobyi ya Edeni uhura n'ingorane zikomeye, imbabazi z'Imana zikuba kure. Ariko uyu munsi wa none ndakwifuriza mwene data kuguma aho Imana yagushyize, ntukahave. Nta mpamvu yahagukuye, ni Imana yahagushyize, ni Imana yahaguteretse, ni Imana yagushyize muri uwo mugisha. Nubona hari icyitambitse mu mugisha wawe n'Imana, uzapfuka musenge uyihamagare, nayo izakugira inama, kuko Imana yacu ari umubyeyi. Reka dukomeze ijambo ry'Imana usanga muri Yesayi, ni ibice byaho 60, uhereye ku murongo waho wa 10. Ari kuvuga ngo abanyamahanga bazubaka inkike zawe, n'abami babo bazagukorera, kuko narakaye nkagukubita. Ariko noneho nkugize imbabazi, ndakubabarira. Imana irongera kwibutse, irakubabariye. Izazana abantu bazakugarurira ibyawe wahombye. Hari Imana ibigizemo uruhare. Imana izazana abantu bo kongera kukugira inama, dore ntabwo wari ugifite. Imana ikuzaniye abantu bazatuma ugira amahoro, dore ntabwo wari ufite. Bari baragiye, inshuti zaragiye, abavandimwe baragenda, ariko Imana irongera kwibutse, barongeye baragarutse, abo wari warabuze. Kuko Imana ikugize imbabazi, ati dore ngugize imbabazi, ndakubabariye. Ati ngize imbabazi. Imana igize imbabazi. Imana yongeye kugira imbabazi. Imana yongeye kugira imbabazi. Imana yongeye kugira imbabazi ku buzima bwawe, irakubabariye. Dore noneho amarembo yawe y'umugisha yari yarugariwe, ariko Imana irayuguruye, ongera ugire umugisha. Imana iruguruye, ongera ugire umugisha. Ntabwo azongera kugarirwa ku manywa cyangwa nijoro. Amarembo y'umugisha wazahora yuguruwe ku manywa na nijoro. Uzajya ugira umugisha ku manywa, nijoro ugire umugisha, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo ari bo mfate. Barongeye barakwibutse. Imana ikuzaniye abami b'umugisha ku buzima bwawe, ikuyeho umujinya, umubabaro n'agahinda. Imana ikwibutse, ninde watera amahane? Ntawe. Ishyanga n'ubwami bitazemera kugukorera bizashiraho. Abatazemera kugira umugisha, ntabwo Imana izabemera. Bazashiraho, bazabura mu maso yawe. Ni koko ayo mahanga azarimburwa rwose, kuko atazemera kubana nawe. Imana ikuzaniye abo kubana nawe b'umugisha. Abatazemera kubana nawe izabarimbura pe. Ariko abazemera kubana nawe bazarama nk'uko nawe uri umurame, bazagira umugisha nk'uko nawe uri umunyamugisha, bazagira ubugingo nk'uko nawe uri umunyabugingo, bazatunga nk'uko nawe utunganiwe, kuko Imana irabyemeye. Ibiti by'icyubahiro by'i Lebanoni bizaza aho uri, n'imyerezi n'imiberoshi n'imiteyashuri bizazira hamwe, kugira ngo birimbishe ubuturo bwawe bwera, kandi aho nshyira ibirenge byanjye nzahubahiriza. Mu nzu y'Imana hagomba kubamo ibyiza byinshi. Niba mu nzu y'Imana harimo ibyiza, no mu rugo rwawe hazabamo ibyiza, kuko itorero ry'Imana ritangirira iwawe.
iwawe habonetse akazi, no mu nzu y'Imana haboneka ibyiza, habonekamo umugisha. Iwawe habonetse amahoro, no mu matorero habonekamo amahoro. Niyo mpamvu Imana igiye kuzana ibyiza by'icyubahiro mu rugo rwawe. Hazabonekamo televiziyo, hazabonekamo iby'ubutunzi bwinshi, hazaba harimo imirimbo y'Imana. Aho Imana ishira ibirenge byayo hagomba kubonekamo ubwiza bw'Imana, hagomba kubonekamo ibyiza byinshi by'icyubahiro. Ngo abubaha abahungu abahungu n'abakurenganya bazaza bakwikubita imbere, n'abagusuzugura bazunama ku birenge byawe bakwite umurwa w'Uwiteka Siyoni, aho wera wa Isirayeli agomba kuba. Rero Imana irakwibutse, Imana irakwibutse, Imana irakwibutse, abantu barakwibutse, kuko Imana ibyemeye. Nubwo waretswe ndetse ukangwa, ntihabe hari umuntu ukikunyuraho. Nzakurutisha amahanga, nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi, kandi uzonka n'amashereka y'abanyamahanga, kuko ari Imana ibyemeye. Uzagira umugisha, uzagera hose ubona akazi, aho uzanyura hose hazaba umugisha, n'abazabana nawe bazahinduka umugisha, kuko urugo rwawe ruhindutse umugisha, kuko Imana ikuremeye umugisha mu izina rya